kubera iki? Ese koko kubera iki? Kubera iki ni ikiganiro dukomeje kugenda dukurikirana cyangwa se dukomeje kugenda tuganiraho ku bantu twese dukomeje kugenda dukurikirana iki kiganiro kubera iki? Ubu rero twaje kugira ngo tuvuge ku ijambo kwamamara. Ese koko kubera iki? Bavuze kwamamara wumva iki? Iyo umuntu avuze se ngo yabaye icyamamare uhita wumva iki? Abandi bivuze kwamamara ako kanya ntibiyumvisha ijambo icyo ari cyo, kandi abantu benshi baba baharanira kwamamara. Kubera iki? Kwamamara ni ijambo ry'ikinyarwanda riva ku muntu wakoze ibikorwa by'intashikirwa cyangwa se ibikorwa bibi bigiye bitandukanye, abo bose babyita kwamamara. Ariko akenshi na kenshi bumvikana cyane iyo umuntu yakoze ibikorwa by'intashikirwa bikagera hirya no hino bigasakara ahantu henshi hatandukanye, ubu bamwita icyamamare cyangwa se bakavuga ngo yaramamaye. Mu yandi magambo, kwamamara no kumenyekana ni ibintu bijya guhura ariko bifitemo ikinyuranyo. Ese cyaba ari ikihe kinyuranyo kiri hagati yo kwamamara cyangwa se kumenyekana? Kubera iki sibyo? Ari ukumenyekana se no kwamamara wowe ubyumva ute? Ayo magambo iyo uyumvise wibwira iki cyangwa utekerezaho iki? Kubera iki abantu twese dushishikarira kwamamara? Cyangwa se buri wese akumva yaba nka mugenzi we wamamaye akavuga ati ndagomba kugenda nka runaka kandi ngomba kuzagera aho runaka yageze, ariko nyamara atazi impamvu yaje kwamamara. Wakwamamara mu buryo bubiri butandukanye. Ushobora kwamamara mu byiza cyangwa se mu bibi. Abo bose babyita ibyamamare. Umuntu wishe abantu benshi, uwo nguwo bamwita icyamamare. Umuntu wakijije abantu benshi, uwo nawe bamwita icyamamare. Kubera iki? Ni gute tuzatandukanya noneho kwamamara? Agaciro ko kwamamara ni akahe? Agaciro ko kumenyekana ko ni akahe? Umuntu wahemukiye benshi, uwo nguwo aramamara, abantu bose bakamumenya, bakavuga turiya ni kimenywa na bose. Utabizi ibyo bayamamayeho waza kuvuga ngo icyama nkamera nk'uriya. Ariko se umuntu wakoze byiza we, kubera iki ahubwo kugira ngo yamamare cyane bigorana? Kugira ngo uzamamare bimenyekane nuko waba warakoze ibintu birenze cyane ibyo wamamaye mu bibi yakoze. Kubera iki? Wakwibaza nk'uko nanjye mbyibaza, ugatekereza byinshi nk'uko nanjye ndimo mbitekereza. Ariko se turashaka kugenda tuvuga ku ijambo kubera iki kwamamara ari ikintu buri wese ahanze amaso. Bano mu duteze amatwi turaje tukwereke ukuntu umuntu akwiye kubaho ari we ku giti cye, aho kubaho agendeye ku wundi. Andika izina ryawe ku giti cyawe, kuko nubwo wandika izina ugendeye ku wundi muntu ushobora kuzasanga warakoze amahano. Urabona umuntu yubatse etaje ati nanjye ngomba kuyubaka. Kubera iki? Umuntu akajyana umwana we kwiga hanze, nawe ati mu gitondo nanjye ngomba kumujyana hanze kuko mba mbona uriya muntu atandusha ubushobozi, ariko we ntuzi aho yakuye. Ese kubera iki dukora ibintu tugendeye ku bandi? Kubera iki? Kubera iki umuntu akora afite intumbero ya mugenzi we? Umuntu uraza kumubona agakubita abantu, ari umuyobozi, akaza akarenganya benshi, uwo nguwo bakamwita icyamamare. Ahageze hose abantu bakirukanga, uwo bamwita icyamamare. Ahageze hose asanga azwi. Kwamamara mu yandi magambo no kumenyekana nk'uko twabivuze ruguru. Ariko se kubera icyo abantu twese duharanira kwamamara nka runaka kandi tutari twamenya imva n'imvano ye nk'uko twakomeje tubivuga? Wakwibaza ngo kubera iki umuntu ukora ibintu byiza kugira ngo abantu bazaze kumumenya byihuse bigorana, ariko ukoze kibi igike kikamenyekana kuruta uwakoze byiza byinshi? Kubera iki? Kubera ko abantu badakeneye guhereza abakora ibyiza amatwi, ahubwo bagahereza inkozi z'ibibi cyangwa se abakora ibibi
amatwi n'umwanya no kubatekerezaho cyane bihambaye. Ese nuko ibi ari byo byiza mu matwi y'abantu, cyangwa se ahubwo ibibi nuko biba bitunguranye mu mitima y'abantu? Wibaze, nanjye nibaze, ariko igisubizo kirahari. Kubera iki tutaharanira kugira ngo tube indashyikirwa mu bikorwa? Nk'uko twavuze rero, turi buze kuganira ku ijambo rivuga ngo kwamamara. Turashaka kwereka abantu uko umuntu yamamara. Umuntu umwe yaragiye ariba, yiba imitungo y'abandi, ariba akajya n'abandikira. Umunsi azabibiraho, ibyo biramenyekana, uwo nawe yaramamaye. Undi asambana cyane, yakira abagabo benshi ku munsi, uwo nawe abantu bose baramumenya ati hariho iyabicikishije. Uwo nawe ni icyamamare mu mirimo ye. Undi nawe araza akora byiza, agaburira abantu benshi, yambika abantu benshi, ariko akenshi na kenshi abakora byiza ntibashaka kubigaragaza, ntibashaka ko bijya no mu itangazamakuru cyangwa se mu bindi bintu bigaragara, ahubwo barashaka kubikora ku bw'umutima wabo. Ariko ukoze ikibi we kijya public cyangwa se ahagaragara. Kubera iki? Kubera iki umuntu ufite intego nziza kubona abamushyigikira bigorana, cyangwa se kugira ngo azamamare ari ibintu biba bigoye cyane? Kubera iki amatwi y'abantu aryoherwa n'ibidafite umumaro, bifite umumaro bikayabihira cyane? Kubera iki? Turaje rero tuvuge ku ijambo kwamamara. Buriya kwamamara ntibisigana n'ijambo ryitwa umurimo, kuko byose kugira ngo wamamare no kuba wakoze. Ariko se gukora, wakwibaza ati se igihe byo dukorera tugaharanira gukora ibintu bya buri munsi, hariho abantu banakora n'ibyo kurenganya abandi, abandi bagakora ibyo gutabara abandi nk'uko twamye tubivuga, abandi bagakoresha ijoboka byose kugira ngo bahemuke babone uko kubaho, kandi ibyo nabyo bakabyita akazi. Ese umurimo byo ni iki, cyangwa se akazi ni iki? Uwiba arabyuka mu gitondo akavuga ngo ngiye mu kazi, nusambana nawe akabyuka mu gitondo ati ngiye mu kazi. Uwo nguwo mu yindi mvugo ntuwigurisha, cyangwa se sinzi uburyo nabivugamo mbuze ikindi kinyarwanda, ubwo nawe ugifite uzashyiraho hasi muri komenti. Noneho tuze kureba ngo ese ko abantu bose bavuga ngo ni abanyakazi, akazi barimo ni akahe? Kubera iki? Umurimo, ijambo ryumvikana mu matwi ya benshi, cyangwa se mu ndimi z'amahanga aricyo bise employment. Ese iyo tuvuze umurimo duhita twumvamo ijambo abakozi. Nta murimo nta bakozi, nta bakozi nta murimo. Nitwumva abakozi durahita twumva ko hari umurimo, haba hari n'abantu aribo bakozi bo kuwukora. None se ibyo byose turagenda tubikomatanya. Kubera iki abantu bariho hakenerwa imirimo? Kubera iki se abantu bakiremwa byabaye ngombwa ko bakenera imirimo kugira ngo babone uko babaho? Igisubizo ni cya kindi, ngo byaturutse ku muvumo twavumwe. N'igihe umwana w'umuntu yari amaze gucumura ku Mana, icyo gihe yaramubwiye ngo azarya arushye. Ese koko nibyo byaremye umurimo? Aho ngaho twaba twibeshe cyane. Sinzi niba uko mbyumva twaba twibeshe cyane, ariko ntawe ubyumva. Kuko na mbere yaho akimara kuremwa, Imana yaremye ibintu byose bishyira muri Edeni. Imaze kubishyira muri Edeni iramubwira ngo uzarya biriya biti, hari na biriya byose uzajya ujya kubicungerera byose ubirebe. Byumvikane uwo ni umurimo yari imuhaye bwa mbere. Byumvikane ko rero umuntu uri ku isi agomba gutungwa n'umurimo. Nubwo bamutumye ngo azarya arushye nk'umuvumo, ariko n'ubundi akiremwa bwa mbere yari yahawe gukora umurimo. Abantu benshi rero bumva ko bazarya bicaye, namwe nimwumve, umurimo warawuremanwe, ni ikintu cyaremanwe n'umuntu. Imana ibishyiraho, iguhereza ibintu, iravuga ngo ugomba kubicungera kugira ngo ubikorere neza. Niyo mpamvu abahanga mu banditse Bibiliya bo baravuze ngo umunyabute ku murimo we
ni nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Ese koko udafite uwo murimo we akitwa umunyabuti, ari mu kihe cyiciro? Kubera iki? Tuze turebe rero umurimo, umukozi. Nituza gusanga umurimo, umukozi, umukoresha ntabwo ari busigare inyuma. Ese kubera iki habaho umukozi, hakabaho umukoresha, hakabaho n'umurimo? Kubera iki hataba umurimo ngo habeho n'umukozi gusa, ariko se ari umukoresha n'umukoreshwa, abo bose ko ari abakozi? Kubera iki umukoresha abona inyungu nyinshi cyane kuruta umukoreshwa kandi ari we wabivunikiye cyane? Icyo bise iki? Umurimo. Aho ngaho nitubyinjiramo rero, tuje ku murimo, turahita tubona n'ubusumbane. Ese ninde wemerewe gukora, ninde wemerewe kurya yicaye areberera abandi? Icyo nicyo bise iki? Umurimo. Ese kubera iki ufite umurimo ahagarariye, uwo nguwo aba ari icyamamara aho ngaho arimo akoresha, na ndetse ahageze akubahwamo muri karitsiye aherereyemo, cyangwa se mu cyerekezo nanga mu gace runaka aherereyemo, uwo murimo uri kuberamo ari wowe uyoboye, aba yumva abaho ngaho bose abafite mu biganza bye, abihamya kandi abihagazeho, adashidikanya ko icyo yakwifuza cyose kijyanye n'aho hantu yaza kugihabwa. Kubera iki? Kubera ko udafite atabona umuha? Kubera iki ufite we abamuha baba benshi, ariko udafite n'utwo akatwakwa? Abenshi bakitwaza ngo ndi Bibiliya yabivuze ngo uwo udafite azakwa n'utwo yari afite, ufite yongererwe. None se tuvuge yuko abakene bavumwe n'Imana? Kubera iki? Ni ikibazo wakwibaza, nanjye nkibaza. Ariko hari ibintu bita iterambere, kwamamara, umurimo, ibyo ni bimwe, ni ibintu byuzuzanya. Ubwo kwamamara ni ijambo rituruka ku murimo uwo ari wo wose uba wakoze. Byumvikane, nta murimo nta kwamamara, nta kwamamara nta busumbane. Buri wese yamamara ku rwego ariho. Niyo mpamvu umuntu ntaza kukubwira ngo buriya njye uranzi, njye ndi icyamamare, zamubwira nti ntago nkuzi, birashoboka ko wanamamaye uri umwicanyi. Rimwe mu ijambo His Excellence yavuze ngo hari abasubiza neza ngo uri icyo ntazi. Kandi koko umuntu nakubwira ntago nzi, ntukabitindeho cyane. Cyangwa umuntu nakubwira ngo arakomeye, nabyo ntukabitindeho cyane, kuko hari ubwo yaba akomejwe n'ubugome akora, abandi bose bakamutinya, bamutinyira ubugome afite, kuko ashobora kubagirira nabi. Uwo burya nawe arakomeye, umwicanyi burya nawe arakomeye, kuko hari benshi bamushaka kugira ngo abakorere ako kazi, kandi wowe utashobora mu gihe cyose utari umwicanyi. Buriya se uragira ngo uwo muntu we ntakomeye? Ibyo byose ni ukwamamara. Turi ku ijambo rero umurimo no kwamamara, nibyo turi buze kwibandaho cyane. Ikiganiro ni kubera iki? Ikiganiro mugezweho nanjye Titus Innocent, tugenda tuganiraho rero buri munsi. Turakomeza rero ku kiganiro cyacu, tugenda dusesengura, tureba ese kubera iki abantu bagenda barushaho kuba babi aho kugenda barushaho kuba beza. Ibyo byose kandi ugasanga bamwe baravuga ngo uyu ni ukwiye gufata iki cyemezo, uyu ntakwiye gufata icyemezo, uyu uwo akwiye gufatirwa ibyemezo. Ariko usanga abantu benshi bagera bakagwa ruhago, cyangwa se bahagera bagatikira, bakibagirwa n'uburenganzira bwabo. Kubera iki? Kubera ko hari ibyo dufite kuvuga n'ibyo tudakwiye kuvuga. None se guhabwa uburenganzira bwo kuvugaho ni ukuvugavuga? Kubera iki se byo?
wakwibaza ngo kubera iki iyo usomye mu bitabo by'amateka usanga kugira ngo ube umuyobozi cyangwa se ube icyamamare hari abantu benshi bagomba gupfukangiza kugira ngo ugere ku ntera wagezeho cyangwa kugere ku mwanya ushaka, kandi abo ngabo upfukangiza aribo bakubwira uwo ushaka kuba we. Kubera iki? Wakwibaza ati se ibyo byagerwaho bite? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umuyobozi ni ukuba ufite abayoborwa, kandi abo bayoborwa nibo bishyiriraho abayobozi, ariko umuyobozi yarangiza agakandagira abayoborwa. Kubera iki? None se kubera iki umuntu umwe ashobora kuza agahirika abantu barenga 10 yitwaje ititira afite cyangwa se umwanya afite, abandi bakaza kubyumva na ndetse bakanabitekerezaho bakanabirebera, ariko nta kintu bahinduraho ngo kuko uriya afite ubushobozi bwose? Ese koko niba bimeze bityo abantu turi mu kihe cyiciro? Kubera iki? Ese niba umuntu umwe mwishyiriyeho ashobora kuza agahirika abantu benshi, turebye mu bitabo byose by'amateka uzasanga aho umwami yagiye yivugana abantu benshi. Urugero nko mu bami b'abaromani, aho uzasanga umwami Nero yafataga abakizwa bose bo mu icyo gihugu akabafataga batwikisha umuriro, abandi bagakoma amashyi, nyamara abo yatwikaga nibo babaga baramwimitse. Ese koko kubera iki bo batagira ububasha bwo kuba bakwigaranzura uwo bashizeho? None se kubera iki umuntu ushyizwe ku ntebe uwo mwanya abantu bose bahita bajya munsi, kandi ni umuntu umwe ariko mwe muri igihugu cyose mukavuga ngo uriya muntu araturenganya? Kubera iki mudafite imbaraga zo kuba mwagira ngo mumwigaranzure? Ese kubera iki bo abakoresha baba babona bari mu mafuti ariko bo nta kintu bamukorera kugira ngo bamuhagarike? Kubera iki? Ku ijambo rimwe gusa mwavuze ngo uratuyoboye. Kubera iki? None se niba uwo muntu afite kwica agakiza, kubera iki Imana yo abantu batayubaha ngo nango bayitekereze ko ihari? Ese ko Imana yireberera ibyo byose, kubera iki yo itaza gushyiramo abantu imitima ngo babone uburyo bigaranzura abandi? Ese niko yabipanze cyangwa niko abantu twabishizeho? Kubera iki umuntu akagirwa umukuru w'umudugudu cyangwa se nyumba kumi runaka, kubakoresha izo mvugo, akaza akahirika abantu bose bo mu mudugudu akabakacanga, abantu bose bakazategereza yuko batera ku rundi rwego, nyamara nyuma y'ibi byose dufite burya hari ikindi kintu kiyoboye abandi. Nubwo twitwa ko turi abantu tuyoboye ibindi byose, ariko hari ikintu kimwe kituyoboye kitari umuntu kandi cyashyizweho n'abantu, ariko cyo kidafite izina wacyita, ariko cyitwa itegeko. Ese itegeko n'abantu igikomeye ni ikihe? Mu gihe abantu bashyiraho itegeko ryo rikabayobora na ndetse rikayabayobozi ngo niyo y'icyuma, ese hagati y'abantu n'itegeko igikomeye ni ikihe? Abantu b'inzobere n'abasesenguzi cyangwa se n'abahanga benshi muzambabarire, mungire inama muri komenti, mumbwire ibyo bintu ni ibihe? Gute umuntu ashyiraho itegeko rimuniga ari we uritoye, ariko kugira ngo rizamurengere bikagorana? Hagati aho ngaho itegeko akaba ari ryo ryitirirwa ko rihana abandi, kandi itegeko nta muntu ryajya gufata ridakoresheje umuntu warishyizeho. Kubera iki? Biragoye cyane kubyumva na ndetse biragoye cyane kubitekerezaho. Ese kubitekerezaho ni nk'ubusazi. Igihe cyose wakumva wajya gusumba itegeko, aho ho ntibishoboka. Abandi bakavuga ngo itegeko ririshibuye kuremera, ariko itegeko se niboye icyashyizweho ni ikihe? Abantu bashizeho itegeko ariko si ibuye ryo ko ryaremwe n'Imana, babigereranya bate? None se ko abantu niba bashyiraho iryo tegeko badashoboye kwikuriraho, icyo gihe abantu bo bafite kahe gaciro imbere y'ayo mategeko? Niba ariko bimeze se abantu twiyemera n'iki? Hubaho itegeko cyangwa hubaho abantu? Munsubize mumbwire. Mu bintu byose bibaho bikubira mu kintu kimwe bita sekirite cyangwa se umutekano. Kubera ko abantu benshi baharanira guteza ibibazo bitwaza umutekano cyangwa se amahoro. Ijambo amahoro, ushaka gusenya igihugu cyangwa se ushaka kugambanira abandi akitwaza ijambo rivuga ngo ndi kuzana amahoro. Iyo turebye twibaze ngo kubera iki intambara zigenda zuzura ku isi hose, abantu bapfa ariko abandi bo bavuga ngo baraharanira amahoro? Kubera iki? Iryo jambo niryo rigaruka muri kwa kwamamara, kandi abandi bo bakavuga ngo uwo ni umurimo wose bagomba gushyiramo imbaraga. Ese koko iyo ni imirimo cyangwa se nese tubyita iki? Tubyise ubukozi bw'ibibi nabyo byaba ari umurimo, kuko nawe niwe mu murimo we. Ukora nabi uwo ni umurimo we wo gukora nabi, ukora neza nawe ni umurimo we wo gukora neza. Ariko se
reka twibaze ikibazo kimwe. Igihugu kiratekanye, gifite amahoro, kiratuje, ariko ukumva undi kuko watayoboye, kuko atari mu bashoboye gufata ibyemezo aho ngaho, kandi we yifuza kuyobora, akaza agatuma amaraso ibihumbi bimeneka ngo arashaka kubazanira amahoro. Ese ayo mahoro mwe mudashoboye kwihesha, uwo muntu ugiye kuyabazanira ahamenetse andi maraso menshi cyane, kubera iki nta kintu mwakora kugira ngo uwo muntu mumurwanyirize kure? Kubera iki? Ese kubera iki niba abona hari ibyangiritse akandi akeneye kuzana amahoro atayagarura mu bundi buryo, ataza akabivugira aho ngaho kuba agomba kubabwira, bagashyira ibyo bikorwa mu ngiro, ayo mahoro akaboneka, ariko hatabanje hameneka amaraso menshi? Kubera iki? Kubera ko wumva ko ashaka kuba igihangange agomba kugira benshi yisasira? Kubera iki? Kubera iki se we uwo nguwo uzanye ayo macakubiri bisaba yuko nawe akurikizwa abandi bantu benshi kugira ngo ayo macakubiri aveho? Kubera iki? Kubera iki abantu ibyo ngibyo tuba batabitekerezaho? None se niba gutekereza cyane ukabizira, niba se wavuga cyane ukabizira byo, niba guceceka cyane nabyo ukabizira, hagati aho ngaho tuzakora iki? Kuvuga si ukuvuga, guceceka si ukubikiragi. None se hagati aho dukora iki? Kubera iki se twibaza ibi byose? Dukomeze twibaza tuti rero, ese kwamamara bisaba iki? None se twamamare mu bihe bikorwa? Mureke twamamare duharanira ibyakubaka abanyarwanda, mureke twamamare duharanira ibyakubaka ubumwe. Kubera iki umugabo ashaka kwamamara ko iwe ayoboye urugo rwe neza igihe cyose atimbagura umugore we? Kubera iki se abantu kwamamara bibaviramo gusenya byinshi cyangwa se bakangiriza byinshi? Nushaka kwamamara uzamamare ku iki kintu kimwe, uzamamare ku mirimo myiza. Umugabo umwe yashatse kwamamara, arangije aravuga ngo afite umugore mwiza, yumva yamumurikira abandi bose, umugore arabyanga. Abyanze, uwo mugabo nawe aramusubiza ati uransuzuguye imbere y'abandi. Uwo mwanya aramusenda, ariko ubu ngubu bivugwa nk'imvugo nziza yuko yasuzuguye umwami, bikaba igisubizo cy'abandi. Koko ni koko ibihombo bya bamwe n'inyungu z'abandi. Kwamamara kubera iki se? Kugira ngo uvuge ikintu cyumvikane biba bisabwa kuba waramamaye. Rubanda giseseka rwo hasi rwo rudafite ubushobozi bwo kuba rwakwamamara ruzumvwa rute? Ese kubera iki ijambo kwamamara rihesha umuntu kuba yabaho cyangwa se agapfa? Kubera iki? None se niba kwamamara biguhesha kubaho cyangwa ugapfa vuba, byaba bimaze iki? Ese kubera iki? Kubera iki abamamara bose biba bibasaba kuba bafite ubushobozi, ariko umutindi kugira yamamare bikagorana? Kubera iki? Kubera iki se habaho ubusumbane mu bantu? Ibibazo duhora twibaza buri munsi. Kubera iki se umuntu abyara umwana umwe agasukwe, undi nawe agasukwe, barangiza umwe akita yuko atari uwo muri urwo rugo, undi ari uwo muri urwo rugo? Ese kubera iki? Kubera iki umwiryane w'umugore n'umugabo mu rugo ubyara ibibazo byinshi mu baturanyi ndetse no mu muryango we ku giti cye bwite, kandi ugasanga abo bose baravuga ko ari ibyamamare? Kubera iki? Ese kwamamara ni byiza cyangwa ni bibi? Umurimo kudakora birasenya, kudakora ntibyubaka, ariko se gukora cyane, igihe twakoreye ko tubyuka mu manywa na nijoro dukora, ariko ugasanga umuntu yatangiye gukora ari umusore akarinda asaza nta bintu arageraho bifatika. Kubera iki se dukora buri munsi? Kubera iki si byo turya buri munsi?
dukora buri munsi kugira ngo tubone ibyo kurya, tukanakora buri munsi kugira ngo twubake ubuzima bwacu na ndetse twubakire n'imiryango yacu ejo hazaza. Ariko si kubera iki ibyo dukora byose iyo tumaze kubiruhira tugeze ahantu tugiye kubinezererwa tubisiga? Kubera iki? Kubera iki amanywa na nijoro tubwirwa ijambo ngo gusenga ngo bikiza byose, kandi tukabwirwa ijambo gusenga ko birinda byose, ariko ugasanga bamwe basenga bagasubizwa abandi ntibasubizwe? Ese ni ugusenga neza cyangwa ni ugusenga nabi? Uwasubijwe yasenze nabi cyangwa uwasubijwe n'uwasenze neza? Aho naho muzatubaze nk'ikiganiro, nk'ibintu abantu benshi bibaza mu mitima yabo. Kubera iki? Ese kubera iki benshi bavuga ko gusenga bitanga amahoro, ariko ababura amahoro basenga bo biba byagenze biti? Kubera iki? Ariko se twongere turebe abadasenga bose babura amahoro kandi batunze byinshi bo. Kubera iki babura amahoro kandi bafite ibyo bakeneye byose? Kubera iki? Kubera iki uhemukira mugenzi wawe kandi wamara kumuhemukira ukishimira yuko wakoze igikorwa cy'ubutwari, yemwe na bamwe bakagukomera amashyi bitewe n'ubushobozi ufite? Ese kubera iki udaharanira kugira ngo uzabeho nk'umusozi? Kubera iki? Nyuma y'ibyo byose rero, ibyo dusanga byose ko dusanga ari ubusa. Niki twakora kugira ngo ibyo byose tubirenge tubabo tugomba kubabo? Kubera iki? Kubera iki umuryango umwe ashobora kubaho neza akihakana imiryango ye? Ugasanga umuntu ariho agize neza, arakoze, biramuhiriye, Imana imuhaye umugisha, agize ahagera, yagera nyuma yabo nabo bavukana bo bari munsi ye agatangira kubita yuko batavukana, abo ngabo bakababona yuko na ndetse iyo bamuhamagaye ari kumwe n'abandi abadashaka kugaragaza ko abo ngabo bafitanye isano, akabereka ko bafitanye isano igihe bari iwabo gusa, nanga se mu muryango w'iwabo gusa, ariko akaba nta hantu na hamwe yageze inshuti ze zo baziranye ku bavandimwe be. Kubera iki? Kubera iki abantu se urukundo rwakonje? Kubera ko abantu ugize amahirwe agatera intambwe mbere ahita asigara atera ibyondo uwasize inyuma kandi bari bari kumwe mu nzira imwe? Umuntu umwe yahawe lifti asezera ku bandi, agenda biyemeraho ngo we yaramenyekanye, ngo kubana ni byiza, ariko nyamara lifti imugejeje aho agomba kujya yageze nyuma agenda n'amaguru. Ejo mu gitondo yongera guhura nabo yasize kubera ko yahawe lifti, bongera bagendera hamwe, ariko uwo mwanya yari yababwiye ati nje naramenyekanye sha. Ese kubera iki uguhaye lifti atagukomezanya ngo azakugeze iyo ujya, agusiga aho ugomba kugarukira iwe agakomeza? Kubera iki mutagumana n'umuntu uguhaye lifti? Ni ukuvuga ngo iyi si turiho rero ni lifti Imana yaturishije. Niba uriho neza, iyo ni lifti Imana iguhaye, ejo byaguhinduka nawe ugasubira hasi. Reka twamamare mu byiza, twere kwamamara mu bibi, kuko uwo muntu wese umeze neza ari mu kwamamara. Ariko se kubera iki uko kwamamara duke iyo lifti duhawe dushaka kuyikoresha mu bundi buryo runaka kandi butari bwiza? Kubera iki? Kubera iki umuntu abyara arushe, yanarera umwana akamukuza, yagera nyuma wa mwana akanongera akamurushya, ariko ntareke kumwita umwana we? Ariko se kubera iki umwana wavuka kandi yararuhije ababyeyi be bose, ariko yagera nyuma yakura agahita avuga ngo ni wenda akuwe ku babyeyi we n'umugore yashatse cyangwa se n'umugabo yashatse? Kubera iki? Gukura kudukure ku badukujije cyangwa gukura kuduheshe kwita ku batukujije? Kubera iki ibyo byose tutajya tubitekerezaho? Ibaze nanjye nibaze, ese ni ukubera iki imbwa imenya shebuja kandi ntimwibesheho, ikamenya n'abari aho mu rugo bose, ariko kubera iki umuntu we
agenda akibagirwa uwamubyaye, akibagirwa n'abo bavukanye, ahubwo agafata abo bari kumwe ako kanya, ndetse no muri presentation yabagaragaza akabakwepa cyane, sometime akavuga ko atagira n'umuryango. Kubera iki? Mbaza nkubaze, ese koko ibi bintu byari bikwiye? Niba nawe wumva bikwiriye, ntukomeze, ntuzacikwe n'iki kiganiro. Kubera iki? Niba wumva iki kiganiro hari aho kikugeza, shiti yanjye, ntukabure gukora subscribe, like, share, comment. Urabutanze umusanzu wawe ukomeye. Nje ndi Titus Innocent mu kiganiro Kubera iki.